cyane burya abamama nkatwe nitwe tujya dukunda kubeshya ugahindura ururimi. Hari igihe uhura n'undi mubyeyi mugenzi wawe mwamaragura wenda bamutumiye mu bukwe runaka akakubwira ati rero ati nagira ngo uzandize akamarete untize n'umukenyero nzagiye gutaha ubukwe kuko nge ntawe mfite. Mu by'ukuri umugore uhakana n'umwe kwishana numaze kwinjiramo neza, ariko abenshi akunda kwemera ibintu kubisoza bikamunanira. Hanyuma umugore rero kunajya ahinduka ashobora kukwemerera ko agutiza ukararana gahunda ugafura mu mutwe ukitegura mu gitondo iyo utumye umwana utigenda kumpere ya marete cyangwa ngenda kumpere wa mukenyero. Hari gahunda akoresha ntarebe kuguhakanira akakubwira ati yewe genda umubwire ngo umugabo wanjye yanze. Kandi mu by'ukuri hari igihe aba atayibajije n'umugabo, ahubwo hari indi jwi rimwongorera rikamubwira ritari ku bundi ntamuha amarete yanjye aragenda yenda aza yahinduye ukundi kuntu cyangwa umukenyero wanjye hari ukuntu awugenza. Imana ntago ari umugore ngo ihindure amagambo. Haleluya. Bitegereze mu by'ukuri iyo wanze gutiza uwo muntu uba uzi ko muri iyo minota aratira nde wundi kandi wamurajeho icyizere. Reka natwe twisubireho tujye tuvuga ijambo turikomeza. Ni umuntu ku giti cye. Haleluya. Umukiranutsi ku giti cye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Nibuka umunsi umwe nizeye Imana nkateka amazi y'ubugari nafu mfite, mbwira Imana ngo wewe witeka Mana ya Eliya, ngiye guteka isupu ndateka amazi abire nabonye ifu. Mu by'ukuri Imana yakoze igitangaza. Yiza gumbona imyumbati akayinzanira ntago nari guteka, nari kumara kuyisekura cyangwa kuyitegura amazi yakamye. Ariko Imana abonye kwizera natekanya ayo mazi. Haleluya. Umuntu anzanira ifu ahageze amazi atangiye kwa kunatangira gusamira agiye gushya, namaze kumusabira umugisha amazi ahiye nagenda ndasonga ndirira. Navuga ni bujya kwizera gukuraho imisozi Imana ishimwe. Uri Imana nzima Jehova Jire Elishadai, ni wowe bungira wenyine na wundi wo kuntabara. Uri Mana nzima Jehova Jire Elishadai, ni wowe buhungiro wenyine na wundi wo kuntabara. Uri Mana nzima Jehova Jire Elishadai, ni wowe buhungiro wenyine na wundi wo kuntabara. Uri Mana nzima cyane hirengera bera, na wundi murengezi Yesu we, na wundi wabishobora. Haleluya. Banje kubasuhuza abakurikiye Mukakarangwa TV, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Abadukurikiye, abo mu Rwanda badukurikiye, abo hanze badukurikiye, turabakunda cyane. Niyo mpamvu mukunda kubona dukunda guhura namwe tukaganira ibyururutse imitima. Imana yacu nishimwe. Dushimye Imana kongeye kutwemera tukongera tukabonana muri iki kiganiro cyo kugira ngo tubashe twese gukomeza inzira za Gisiyoni. Dushimye Imana. Uyu muririmbyi we yaravuze ngo uri Imana nzima. Haleluya. Arareba abona nta wundi wamutabara, abona se wabo hari ibyo yashobora, abona hari ibyo nyirasenge yashobora ibindi bikamunanira, abona hari ibyo nyina wabo yamufasha ibindi bikamunanira, abona hari ibyo umugabo yashobora ibindi ntabishobore, abona hari ibyo n'umugore w'umugabo yashobora ibindi ntabishobore, abona hari ibyo umwana yashobora ariko ibindi ntabishobore. Arangije anavuga ngo ariko wowe Yesu wenyine byose urabishoboye. Haleluya. Ahita aririmba yuzura umwuka wera, aravuga ngo
kubwo rero ubishoboye nta wundi wantabara. Imana yacu ni ishimwe. Iyo Yesu yaje ibintu birahinduka, iyo Yesu yahageze biramenyekana. Imana ishimwe. Gahunda ni ukwiringira Yesu wenyine kuko nta wundi ubishoboye. Umuntu wawe yananirwa, haleluya, ariko Yesu no mu rupfu murajyana. Imana ishimwe. Umuntu arapfa bakagenda bakamushyingura, haleluya, bagataha. Nta muntu wari wahamara n'iminota 5 abantu bose barangije gushyingura, ariko Yesu we muba muri kumwe. Imana ishimwe, haleluya. Tugiye gusenga Imana, twumve ikibwiriza, tugiye gusoma, tugiye kuganira. Mana mutware, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Uri ibyiringiro by'abakwizera. Imana nziza, Imana ikomeye, Jehova Jire, Mungu wa Israheli, uyu mwanya turagushimiye, haleluya. Uyu mwanya turakunezererewe, himbazwa, shyirwa hejuru. Tugushimiye kuduha kandi keza ko kuganira. Uru kuzubane natwe, ngwino wivange mu byacu, ngwino tube hafi, haleluya. Ngwino wongere usubane natwe, ngwino wongere utugirire neza. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ururuka, haleluya, amina. Uzuhumuriza imitima, wongere uduhe kukwizera bushyashya, wongere uduhe kuguhanga amaso. Byashoboka ko muri iyi minsi abantu bamwe baba bareba hirya no haruguru, ariko reka uduhe kongera kuguhanga amaso kandi uduhe kukwikomezaho, haleluya. Oh haleluya. Petero arakubaza ngo mbe mwami ko twagukurikiye ngo uzaduhembe iki? Uramubwira ngo abankurikiye ngo abakiri mu isi bazakubirwa inshuro 100 kandi bazabona n'ubugingo. Ngwino dushyire muri uwo mwanya, tugutegereze twihanganye. Urakoze, urakarama. Bana natwe muri iyi minota, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Haleluya. Mfite icyigisho tugiye kuganira. Tugiye kuganira intego y'icyigisho ijyanye no kwizera, haleluya. Gahunda cyangwa intego ni ukwizera Imana, haleluya. Udafite kwizera nta kintu wabona. Niyo umuntu yagusengera, wowe ntiwizere ntacyo wabona. Ikintu cyose Yesu ijambo yakoreshaga kenshi cyane burya ari mu isi, yakundaga kuvuga ngo mbese urizeye, haleluya. Ahantu hose yavugaga ngo urizeye. Yakiza umurwayi ngo mbese urizeye. Ahanyuze ngo kwizera kwa akavuga ngo genda kugize gute, kuragukijije. Imana ishimwe, haleluya. Reka dusome noneho ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Turasoma ibice 2, turava ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo yerekwa uko abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira, nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru n'umutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, amen. Dusomye ijambo rikomeye, ririmo amavuta, ririmo imbaraga, ririmo ubukomezi, haleluya. Imana isanga umuhanuzi Habakuki, iramubwira ngo bwira abantu, haleluya. Bwira abantu aya magambo, ubabwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe.
utizeye nta kintu wabona muri iyi si, utizeye nta n'ikintu wakibonera, ahubwo ubwoba bwakuvana aho wari uri bukakwihutisha. Ariko Imana ibwira abakuki ngo abwira abantu ngo umukiranutsi ikintu kizamubeshaho ni ukwizera nta kindi. Imana ishimwe. Iyo ngeze hano nibuka umunsi umwe nizeye Imana nkateka amazi y'ubugari ntafu mfite, mbwira Imana ngo wewe witeka Mana ya Eliya, ngiye guteka isupu, ndateka amazi abire nabonye ifu. Mu by'ukuri Imana yakoze igitangaza. Yiza gumbona imyumbati akayinzanira, ntago nari guteka, nari kumara kuyisekura cyangwa kuyitegura amazi yakamye. Ariko Imana abonye kwizera natekanya ayo mazi. Haleluya. Umuntu anzanira ifu, yahageze amazi atangiye kwa kunatangira gusamira agiye gushya, namaze kumusabira umugisha amazi ahiye, ndagenda ndasonga ndirira. Navuga ni bujya kwizera gukuraho imisozi. Imana ishimwe. Iyo udafite kwizera nta kintu wakibonera. Uyu munyamasengesho nawe aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara. Haleluya. Ngo ariho ndindirira. Imana ishimwe. Gahunda ni uguhagarara hejuru y'umunara, nta kujya munsi y'umunara, nta kujya mu gikombe, nta kujya iburengerazuba, nta kujya iburasirazuba, nta kujya mu majyepfo, nta kujya mu majyaruguru. Gahunda ni hejuru y'umunara. Abariho utegerereza ufite kwizera, Imana iragusanga aho ngaho. Haleluya. Nawe ufite ikibazo cya minervari y'umunyeshuri, tegerereza ku munara. Haleluya. Nawe udafite inzu, tegerereza ku munara. Nawe udafite icyo guteka uyu mugoroba, tegereza. Haleluya. Yesu ni umwami. Haleluya. Nawe urwaye warembye, umaze igihe kinini wararembye, ariko guma ku munara wo kwizera, Yesu araje. Haleluya. Nawe ubona byayobeye, udafite icyo kwambara, ufite imiryango ikomeye. Haleluya. Ariko iyo miryango urabahamagara n'inomero ntibayifate ikikuraho, ariko Yesu telefona mu ijuru aragufata. Imana ishimwe. Yesu ni umugabo mwiza, ntago ajya atererana, ni inshuti nziza. Izindi nshuti zakunaniye, Yesu murabana. Imana ishimwe. Nuko Imana ibwira Habakuki ngo nandike ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Uyu muntu arakomeza, Habakuki arakomeza abafite icyifuzo, akomeza abanyamasengesho. Arangije arakomeza umurongo wa 2 arabwira ngo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze kumba kugira ngo ubisomya abyihutire. Ubisomye agira ate? Abyihutire. Imana ishimwe. Haleluya. Wowe muri uyu mugoroba ugira ubuntu kumvira ijambo, ihutire gushyira mu bikorwa ibyo wumvise. Imana ishimwe. Ngo kuko ntibizatinda. Haleluya. Ntibizatinda, komera. Haleluya. Nubwo ubona uri gusenga ukagira ngo ntiryagezeyo, nubwo uri kubona bitaje uyu munsi, ariko ejo bizaza, ntabwo bizatinda. Imana si umuntu ngo ibeshye. Haleluya. Cyane burya abamama nkatwe nitwe tujya dukunda kubeshya ugahindura ururimi. Hari igihe uhura n'undi mubyeyi mugenzi wawe, mwamaragura wenda bamutumiye mu bukwe runaka, akakubwira ati rero ati nagira ngo uzandize akamarete untize n'umukenyero, nzagiye gutaha ubukwe kuko nge ntawe mfite. Mu by'ukuri umugore uhakana n'umwe kwishana n'umaze kwinjiramo neza, ariko abenshi akunda kwemera ibintu kubisoza bikamunanira. Hanyuma umugore rero kunajya ahinduka, ashobora kukwemerera ko agutiza, ukararana gahunda ugafura mu mutwe ukitegura. Mu gitondo iyo utumye umwana utigenda kumpere ya mareti cyangwa ngenda kumpere wa mukenyero, hari gahunda akoresha. Ntareba kuguhakanira akakubwira ati yewe genda umubwire ngo umugabo wanjye yanze. Kandi mu by'ukuri hari igihe aba atayibajije n'umugabo, ahubwo hari indi jwi rimwongorera rikamubwira ritari ku bundi ntamuha amarete yanjye, aragenda yenda aze yahinduye ukundi kuntu, cyangwa umukenyero wanjye hari ukuntu awugenza. Imana ntago ari umugore ngo ihindure amagambo. Haleluya. Bitegereze. Mu by'ukuri iyo wanze gutiza uwo muntu, uba uzi ko muri iyo minota aratira nde wundi, kandi wamurajeho icyizere. Reka natwe twisubireho,
tujye tuvuga ijambo turikomeza. Ariko Yesu ntahinduka. Iyo Uwiteka abwira Habakuki ngo andika ibyo bintu bijya habona, ngo bambwire yuko ntazatinda kuza. Nimukomere bantu b'Imana, reka twizere. Iyo twavuganye niyo kwizera no kubikora izabikora. Imana yacu ishimwe. Arangije arongera arandika aravuga ngo ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ntabwo bizahera bene data. Haleluya. Niba yarakubwiye umugabo, tegereza. Niba uzi ko wavuganye nayo ukaba uzi ko birimo neza, tegereza. Kuzahera. Haleluya. Kuko atari umuntu mwavuganye. Haleluya. Si umuntu mwasinyanye kontara y'abazungu irarangira, y'abanyarwanda irarangira, y'ibihugu runaka irarangira, ariko kontara y'Imana ntabwo ikirangira. Haleluya. Si umuntu wavuganye nawe. Narinje kugukomeza muri uyu mugoroba ngo nge nawe dukomere. Haleluya. Ubwo ari Imana yabivuze kuza ko bizaza, bitegereze, ntago bizahera. Haleluya. Imana ibwira Habakuki ngo mbwirira abantu, nanjye uyu mugoroba ndababwiye, nanjye nibwira. Reka twiyongeremo iyindi mbaraga. Haleluya. Twongere twenyegeze, twongere duhagarare ku munara, twongereho no kwizera kuza ko bizaza, ntago bizahera. Arababwira ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Haleluya. Ntabwo uzabeshwaho no kwizera kwa mama wawe, ntuzabeshwaho no kwizera k'umugabo wawe. Bibiliya iratubwiye ngo umukiranutsi. Haleluya. Nta hantu dusomye ngo abakiranutsi ni umuntu ku giti cye. Haleluya. Umukiranutsi ku giti cye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Niba umuntu yagusengera ariko ntabwo arakwizerera. Haleluya. Niba aragufasha amasengesho y'iminsi 2 ntarakwizerera. Niba arakuzamukira ku musozi ntarakwizerera. Arakugira ariko nawe wiyongerereho kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Haleluya. Gahunda ni ukubika kwizera mu mitima yacu, tukizera. Mu mitima yacu tukizera. Ibyo dusengeye tukizera. Ijuru tukizera ko tuzaritaha. Uko turi abana b'Imana turabaragwa. Haleluya. Turi abana b'Imana turabaragwa. Ikimenyetso cya mbere no kuba warahishuriwe ngo ni ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Niko Bibiliya ivuga. Hari umuntu utazi gusenga. Hari umuntu uzi ko n'Imana itabaho. Kuki we wamenye ko Imana ibaho? Kuki wamenye ko Bibiliya bayisoma? Nicyo cyakubera ikimenyetso cy'uko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe. Reka twihute turangirize mu magambo ari hano muri Matayo ibice 17 umurongo wa 17. Hejuru haravuga ngo Yesu akiza umwana urwaye igicuri. Umurongo wa 17 Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageze kubana namwe, nzabihanangiriza kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera karakira. Amena. Haleluya. Haleluya. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, nicyo cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana. Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Imana ishimwe. Yesu ngo akiza umwana urwaye igicuri. Mu by'ukuri bari bazi ko Yesu atabishobora kuko batari bafite kwizera. Maze Yesu arangije ngo aravuga ngo, yemwe bantu b'iki gihe, koko kweri muzageza hehe kutizera? Nimumunzanire hano. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nimumunzanire hano. Kuko yarazi ikimurimo. Haleluya. Ugomba kuba muri urugendo wiyizeye. Uzi ko hari ikintu kikurimo. Uzi ko hari gahunda uri nacyo. Uzi ko hari n'uwo muri kumwe kandi ubanze umusobanukirwa muri kumwe wariwe. Yesu aravuga ngo nje nimumunzanire hano. Haleluya. Nawe muri uyu mugoroba ijwi riri kumwe ngo ninkubwire ngo egera Yesu. Mwegere. Kutizera gute kure? Egera Yesu. Maze Yesu ngo amaze kumwegera
Haleluya. Byashobokaga ko yari kumukiza ari kure ye, ariko yaravuze ngo ni mumunza hano hafi yanjye, ngwino hafi ya Yesu. Ntabwo aragusanga mu maganya, ntaragusanga mu marira, ntaragusanga mu kubibwira umuturanyi, ntaragusanga mu kubibwira so wanyu, ntabwo arahagusanga. Ngwino hafi, hagarara ku munara. Haleluya. Maze Yesu aravuga ngo ni mumunzanire. Bamaze kuhamugeza, haleluya, 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 ngo ahita cyaha dayimoni, hita yibwira isimuvamo. Maze Yesu abigishwa barumirwa, bati umuntu uko avuze rimwe agacyaha rimwe kubera icyo abademoni bahise basohoka. Yesu arababwira ati rero uzi impamvu mwebwe bitabemerera, nuko nta kwizera mufite. Haleluya. Murumva ikintu yababwiye, yamashinjije yuko batari bafite kwizera. Ariko hari aho ukomeza gusoma hepfo akagusobanurira uburyo Yesu yavuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Arababwira umurongo wa 20, arabasubiza ati ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi mutiva hano ujye hirya, wava wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavangaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amina. Yesu arababwira ati rero mwebwe mufite kwizera. Haleluya. Mufite kwizera, Imana ishimwe, kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi ukava aho uri. Haleluya. Niba dufite kwizera kwangana n'akabuto ka sinapi, twahagurutse imisozi ikavaho, kuki tutazasenyera ikintu cyoroshye ngo kiveho? Gahunda ni ukwizera. Mbasigiye umukoro cyangwa se ibyiringiro cyangwa se gahunda yo kwizera, uko ibyo Imana avuganye natwe izabisohoza. Imana ishimwe. Reka dusenge dushimira Imana kandi bidufashemo. Mana murengezi, haleluya, uri igihome cy'abakwizera. Uyu mugoroba uduhe kwizera, bo mu Rwanda uduhe kwizera, bo hanze badukurikiye bahe kwizera. Umuntu wese umusure mu mwanya we, kandi wavuze ko ibyo yavuganye natwe tukimara kwizera no guhagarara ku munara bitazatinda, bitazareka kuza. Unatubwira ngo kuza ko bizaza. Umuntu wese muhe kwizera kandi uduhe gutegereza twihanganye. Natwe tuguhanze amaso, natwe turakwizeye, twizeye ko hari ibitangazo byo gukora abantu bose badukurikiye, n'undi wese ugutegereje, n'undi wese uri kugusenga. Turemye ibitangaza muri uyu mugoroba kubwo kwizera. Duhagurukije imisozi mu izina rya Yesu, dukuye ibihome imbere y'abizera, tukurarikiye umwuka wera kugira ngo akomeze aze mu mitima yacu kandi akore ibikomeye. Twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen.